muribuka ahangaha bantumiye nk'umuririmbyi, ariko uyu munsi naje nk'umuvugabutumwa kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga n'ubushobozi, kuko ijambo rirahindura, ijambo rirarema. Biravuga ngo ni nk'inkota ityaye ifite ubugi ho haruguru no hepfo, ngo ityaye hombi. Rero niyo mpamvu rero muri aka kanya tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Icyaha n'igisa nacyo, tukareba n'inkurikizi z'icyaha. Hanyuma rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya 51 umurongo wa 7. Zaburi 51 igice cya 7, no, Zaburi 51 umurongo wa 7. Dusome. Aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Hanyuma rero reka dusimbuke 11. Haravuga ngo hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Imana ibaha umugisha. Aha rero tugiye kuvuga ku ijambo bita icyaha. Icyaha ni ikintu navuga kibi cyane, gitandukanya umuntu n'Imana. Icyaha gitandukanya inshuti. Ushobora kuba ufite inshuti magara, ariko iyo nshuti kubera icyaha wayikoreye bigatuma ikuvaho. Icyaha ni ikintu iyo utakihannye gishobora kukwica ubuzima bwawe bwose. Rero ndashaka kuvuga ku kijambo bita icyaha. Icyaha abantu babitandukanya cyane, bavuga bati hari ikosa, hariyo n'icyaha. Ariko nikosa naryo ni icyaha, nkuko ushobora kubabwira. Hano Dawidi aravuga ngo muri iyi si dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Icyaha cya mbere kigaragara neza mu itangiriro, aho Adamu na Eva bakoze icyaha cyo kutumvira Imana, cyo guca inyuma ijambo ry'Imana. Icyo ni icyaha. Bakora icyaha, Imana yababwiye kutarya ku mbuto, ariko baza kurya imbuto Imana yari yababujije. Intandaro y'icyaha biba biratangiye. Ariko noneho twebwe ndashaka kugira ngo noneho bivugwa mu ijambo ry'Imana, icyaha cyonyine niyo ukoze icyaha ahariyo hose, yaba mu rugo, yaba mu rusengero, yaba mu gihugu, kirahanirwa mu buryo bukomeye. Nuko ngo kubera iki? Kubera ko ari kibi. Icyaha kibuza umuntu kugira umunezero, kwidegembya. Njya nibuka gato cyane, nigeze gukora icyaha menateremusi. Ntabwo nabyita ikosa, ariko ni icyaha. Kuko papa yangaga umuntu, twabyitaga amakosa, ariko iyo umaze gukizwa nibona ko ayo makosa niyo ahinduka icyaha. Menateremusi ya papa yakundaga cyane, yari yariguze 70 ngira ngo na 3. Imenetse, numvaga ko nakoze ikintu kidasanzwe mu buzima bwanjye. Kubera icyaha nakoze, kandi nkatinya papa ko aza kumera nabi, nta kindi nakoze, nahise ndapfukama, ndagenda mbwira papa. Akigera ku irembo ndapfukama, ngo ni papa nakoze icyaha. Nivuga ukuntu yambwiye ati nta mwana ukora icyaha, umwana akora ikosa. Ariko siko bimeze. Nakoze icyaha kuko namenye icyo papa yakundaga. Nakoze amakosa kuko nakoze kuri teremusi ya papa irameneka. Ariko papa ni umubyeyi, yaravuze ati okay, tubireke, nawe wakoze icyaha, nge nari nzi ko ari ikosa, ariko nawe wakoze icyaha, ndakubabariye ko kugisaba imbabazi. So aha rero Dawidi yibonye, kuko buri gihe yisangaga buri gihe ari mu nzira y'ibyaha, agakora ibyaha. Bibiliya neza uzasome inkuru za Dawidi, bakwereka amateka ya Dawidi, ukuntu
yagiye akora amakosa buri gihe, agakora amakosa ariko Imana ikaza kumwita umukiranutsi. Yakoraga ibyaha ariko kubera gusaba imbabazi Imana imwita umukiranutsi we w'umutima we wishimira. Kubera iki? Kubera ko yakoraga icyaha akibuka no gusaba imbabazi, akibuka no kwegera Imana akavuga ati naho nakoze iki cyaha. Niyo hano yavugira ijambo ati dore naremanywe gukiranirwa. Naremanywe gukiranirwa, basogokuruza bo bararemwe ariko kubera cyaha bakoze habaho n'ingaruka. Nicyo kintu navuze, ushobora gukora icyaha ukuntu ari kibi, ushobora gukora icyaha, ushobora kubabarirwa ariko hakaba ingaruka y'icyaha. So iyo wakoze icyaha nawe wasaba imbabazi, ujye unamenya neza ko hariyo n'ingaruka y'icyo cyaha. Ushobora gukora icyaha ugasambana ariko ujye umenya neza yuko nawe ushobora gusaba imbabazi ariko hariyo ingaruka y'icyaha. Ingaruka y'icyo cyaha ni kwa kuri ni za ngaruka ushobora kugira gutya, ushobora gusambana ukandura sida. Ni ingaruka y'icyo cyaha ushobora kugira, ni ingaruka y'icyo cyaha kuko iyo sida yavuye muri ubwo busambanyi. Ushobora kudakirwaho iteka ariko ingaruka y'icyo cyaha bikabaho, ariko kandi ukabyakira. So ingaruka z'ibyaha zagiye zigaruka kuva kuri Adamu na Eva. Niyo Dawidi yavuze ati dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mu mama yambyariye. Ariko akemera gusaba imbabazi. Noneho rero ukuntu rero yagize ibanga ryiza cyane, ibanga ryiza ryo kwegera Imana. Dawidi aregera Imana avuga ngo Mana hisha mu maso yawe ibyaha byanjye, kuko yarazi neza yuko ari umunyabyaha. Dawidi yarazi neza yuko akora ibyaha, ururimi ruracumura, amaso akareba agatuma n'umutima wifuza. So icyaha bene data ni ikintu kibi, ariko ikintu ushobora kubabwira, nkunda kubwira n'abantu, ntabwo ari ngombwa yuko tuguma mu byaha. Nawe twaremewe muri iyi si, ntabwo byaba ari urwitwazo. Uyu munsi uravugana n'umuntu ati se byagenze gute, ngo nose ntabwo uzi ko muri iyi si ariko bimeze. Oya, ariko tugerageze tumenye neza yuko twahawe umwuka wera. Umwuka wera niwe udufasha kugira ngo tubashe kozwa ibyaha byacu, niwe udufasha kugira ngo tubashe gusaba imbabazi. Hari ibintu ushobora kubabwira, uri umukozi w'Imana ugakora ikosa, umwuka wera ntugire umwuka wera ugucira urubanza, kuva umutima wawe ucira urubanza. Uzamenye neza yuko nta kintu urageraho. Ariko iyo ukoze icyaha, umwuka wera arakugenderera akakubwira ati icyo kintu wakoze n'amakosa, buretse no kudakizwa. Abandi babyita ngo umutima nama, hari icyo bita umutima nama. Ariko umutima nama ni umwuka wera abakubwira ati dore wakoze icyaha, watukanye, wasambanye, warwanye, wariganije umuntu. Icyo ni icyaha. Icyo cyaha iyo gikoze, umutima nama wawe cyangwa se mwuka wera iyo akubwiye ngo rekeraho, urarekeraho. So twarebye rero ingaruka z'icyaha, nibyo rero byavuye kuva kuri Adamu na Eva. Nibyo rero Dawidi yashatse kuvuga hano hantu. Tureke kuzajya tugira iri jambo Imana ishima kuri iyi topic, kuko benshi bakunda kwibaza kuri iri jambo ngo urumva ngo Imana yaravuze ngo kubera yuko ngo twaremanywe muri iyi si, ngo niba mama batubyariye ngo numva ngo nta kibazo. Uribeshya. No, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo muri iyi si n'ingaruka zigenda zidukurikira, ariko tujye twibuka gukora nk'uko Dawidi yakoze. Naho twabyara muri iyi si, ariko turacyafite Imana iracyari y'imbabazi. Yesu aracyahari kugira ngo twoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha iyo gikoze ukagisabira imbabazi, urababarirwa. Kugira ngo tubashe gukira ibyaha neza, Dawidi niwe wavuze ngo Mana undemo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntuntekure yo mu maso yawe. Ni ukuvuga ngo iyo dukoze icyaha tuba kure y'Imana, hari ukuntu uba uri kure y'Imana. Ariko rero mwene data, ikintu ushobora kukubwira ni uko icyaha icyo ari cyo cyose aho kiva kikagera kirababarirwa. Ndi kukubwira ibyo nanjye nzi neza. Iyo ukoze icyaha ugasaba imbabazi, Imana irakubabarira cyane rwose.
hari abantu benshi bakubona ngo wabona ngo nakoze icyaha iki n'iki sizi yuko ushobora kubabarirwa, ariko icyo nkubwira nuko bishoboka yuko ushobora kubabarirwa.